Ndabasuhuje rero aho muri mugomeze kububwa neza muri kumwe nanjye Havugimana Moise muri studio z'Ururembo Rwera TV. Hanyuma mbashimiye kuba mudukurikiye mu kiganiro ukuri kubyerekeye Imana. Aho muri mugubwe neza mbifurije amahoro y'Imana. Tugeze ku gice cya 29 cy'ikiganiro ukuri kubyerekeye Imana, cyikigisho ukuri kubyerekeye Imana. Ikigisho mbashimira kuba mukurikira. Hanyuma rero igice cya 29 n'ubundi cyigisho kuri kubyerekeye Imana gifite umutwe cyangwa se isanganyamatsiko igira iti: ese waruzi iby'inyamaswa n'inyanja bivugwa mu byanditswe byera? Ese waruzi iby'inyamaswa n'inyanja bivugwa mu byanditswe byera? Yusomye mu byanditswe byera usangamo ijambo inyamaswa ndetse n'inyanja. Hanyuma rero abantu benshi bafite uko babitekerezaho, ndetse nawe ufite uko ubitekerezaho. Ariko se iyo ubitekerejeho wibwira iki mu mutima wawe? Ese iyo nyanja ni inyanja koko? Ni inyanja koko? Cyangwa iyo nyamaswa ni inyamaswa koko? Sinzi uko ubyumva, ariko reka nguhe ukuri. Iyo Bibiliya ivuze inyamaswa iba ivuze umuntu. Iba ivuze umuntu. Urugero mu byahishuwe ibyahishuwe mu gice cya 13 hatubwira ku nyamaswa yabayeho, nyuma iza gukomeretswa uruguma, ariko hanyuma haduka iyindi nyamaswa. Iyo usomye ku murongo wa 16 hasanga handitse ngo umubare w'iyo nyamaswa ni umuntu. Iyo rero Bibiliya ivuze ngo hazaduka inyamaswa, aba ari umuntu uzaduka cyangwa abantu bazavuka. Hanyuma rero hari n'ahandi Bibiliya ivuga ku nyanja, nko mu byahishuwe havuga ko havugwamo inyanja kenshi. Hari naho Yohana yavuze ngo mbona ikiyoka cyaduka kivuye mu nyanja. Inyanja rero isobanura ibibazo cyangwa se ingorane n'ibibazo. Nkaho havuga ngo mbona inyamaswa ivuye mu nyanja ihata abantu kurwanya Imana. Ni nko kuvuga ko hazabaho abantu hazavuka abantu bakabaho nabi, maze bakabaho nabi mu kaga kenshi, maze bahatire abandi bantu kurwanya Imana, biyambaze Satani kugira ngo abafashe. Ngayo nguko nizere ko usobanukiwe inyamaswa n'inyanja bivugwa mu byanditswe. Ese ibyo wari ubizi? Mugire amahoro y'Imana. Rero mwari kumwe na Havugimana Moise, ndabakunda. Shalom.